Amahoro y'Imana, nshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya, Kristo Yezu akuzwe. Murasuhuzwa na Innocent Musabyimana, tukaba tugiye kubana mu kiganiro nahaye umutwe ugira uti ibyishimo byuzuye. Umuntu wese ashimishwa no kwishima. Niyo mpamvu ibyo abantu bakoze, yaba ari imirimo ya buri munsi, babihibibikanira kugira ngo bashakishe ikizababeshaho mu buzima, kugira ngo ubuzima bwabo buzabashe kuba ari ubuzima bafitemo ibyishimo. Aha nakunze kwibaza ikibazo, ariko namwe abadukurikiye, icyo kibazo nabanza nkakibabaza mbere y'uko twinjira neza nyirizina mu kiganiro cyacu. Ubundi ibyishimo byuzuye ni iki? Ibyishimo byuzuye bituruka he? Ninde ushobora gutanga ibyishimo byuzuye? Iyo umuntu yariye agahaga aba yishimye. Ese nibyo twakwita ibyishimo byuzuye? Iyo umuntu afite amafaranga aba yumva yishimye. Ese kugira amafaranga nibyo byishimo byuzuye? Iyo umuntu yahiriwe n'ubuzima, agatunganirwa, aba afite ibyishimo. Ariko se nibyo twita ibyishimo byuzuye? Ibyishimo byuzuye rero ni iki? Mu by'ukuri ibishobora kudushimisha hano ku isi ni byinshi, ariko dusanga ibyishimo bitanga ari ibyishimo bicagase. Ibyishimo byuzuye bituruka he? Kugira ngo umuntu abashe kugira ibyishimo byuzuye, ni uko ibyo afite byose yumva ko hari aho byaturutse, imbaraga zose yaba yarakoresheje kugira ngo abibone, akumva ko hari uwazimuhaye. Nta wundi rero ibyo byose biturukaho, ni umuremyi wa twese, ni Imana. Ibintu byose dufite, ibyiza byose umuntu ashobora kugira, iyo yamaze gusobanukirwa neza ko bituruka ku Mana, Imana ariyo ibitanga, ariyo soko yabyo, aba yatangiye gusogongera kuri bya byishimo byuzuye. Umuntu ntashobora kunyurwa adafite Imana, kuko Imana niyo itanga kunyurwa. Umuntu ashobora kunyurwa adatunze byinshi, ariko utunze byinshi ntanyurwe. Aho umuntu yakibaza ngo biterwa n'iki? Dushobora kwibaza ngo ni iki cyaba kibitera? Imwe mu mpamvu y'ingenzi kandi nyamukuru itera umuntu kuba yanyurwa n'ibyo afite, kuba yanyurwa n'uko ari, ni ukumenya ko uko ameze biri mu mugambi w'Imana kuri we. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa n'iryo banga, ashobora no gushimishwa na duke kurenza ufite byinshi. Niyo mpamvu Imana yonyine niyo itanga ibyishimo byuzuye. Ibyo twatunga byose, abo twaba turi bo, abo ari bo bose, ibyo twakora kuri iyi si ibyo ari byo byose, nta byishimo dushobora kugira byuzuye tutabihawe n'Imana. Imana yonyine niyo ishobora kuduha ibyishimo byuzuye. Mu gitondo iyo umuntu abyutse, kugira ngo umunsi we wirirwe neza, ni byiza ko abanza gushimira Imana yamurinze muri iryo joro, akanayiragiza umunsi agiye gutangira, kugira ngo ibyo akoze byose bize guhabwa umugisha n'Imana. Bitari ibyo, ntabwo ari buze kugera kuri bya byishimo byuzuye, niba mu gitondo atabashije kwiragiza Imana mu byo agiye gukora. Ku mugoroba mbere yo kuryama, ni byiza ko
tubanza gushimira Imana yaturinze muri uwo munsi, tukanayereka ijoro tugiye kwinjiramo, kuko ijoro ni igicucu cy'urupfu, yo yonyine iba izi aho turi, twebwe ntabwo tuba tuhazi. Tukabona mu gitondo turongeye turakangutse kubw'ubuntu bwayo. Iyo Mana niyo dukesha ubuzima, niyo dukesha ibyishimo byuzuye, niyo mpamvu biba byiza kurushaho mbere yo kuryama umuntu abanje kuvuga isengesho, akaragiza Imana ijoro agiye kwinjiramo, abanje kandi no kuyishimira ko yamurinze muri uwo munsi. Inshuti z'abavandimwe, ibyishimo byuzuye nta handi bituruka, ibyishimo byuzuye bitangwa n'Imana yonyine. Niba dushaka kugira ibyishimo byuzuye mu byo dukora, ntitukabishakire mu bindi bishira cyangwa se mu nzira zitari nziza. Inzira nziza yo gushakiramo ibyishimo byuzuye ni inzira y'isengesho, ni inzira yo kumva ko Imana iri hejuru ya byose. Nitumara gusobanukirwa neza n'iryo banga, niho turajya twisanga ibyo dufite byose uko tumeze kose, twumva ko ari mu mugambi w'Imana kugira ngo tube turi muri ubwo buzima, kuko Imana niyo idufiteho ububasha kurusha ibindi biremwa byose, kandi yaturemye izi uko ubuzima bwacu buzagenda. Ni byiza ko tugomba gukora cyane, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko udakora adakwiye kurya. Tugomba gukora cyane tugatera imbere, ni byiza, ariko ntibikatwibagize ko Imana ariyo iri hejuru ya byose. Ntabwo tuzigera tugira ibyishimo muri bya bikorwa tuzakora, muri rya terambere tuzageraho, igihe cyose tutazaba twarishyizemo Imana. Niba dushaka ibyishimo mu byo tuzageraho byose, ntitubanze twimike Imana mu byo dukora byose, bityo tuzaryoherwa n'ubuzima. Twaba hari icyo dufite, twaba ntacyo dufite, twaba dufite byinshi, twaba dufite bike, tuzaryoherwa neza, tugire ibyishimo 100% igihe tuzaba twabishyizemo Imana. Nsoje mbifuriza ibihe byiza, ndabashimira kandi ko mwanteze amatwi tugasangira iki kiganiro, mbibutsa ko uwashaka gutanga igitekerezo ku biganiro ngenda mbagezaho yajya yandika mu mwanya wabigenewe, kugira ngo twese dusangire ijambo kandi twungurane inama ku biganiro bireba ubuzima bwacu, bireba ubuzima bwa muntu, tugenda tuganira kuri uru rubuga rwacu rwa Innocent Musabyimana. Mbasabiye umugisha w'Imana, mwakoze kubana nanjye ikiganiro nk'iki, naho ubutaha Imana ikomeze ibarinde.